mwiriwe neza. Izina yanjye nitwa Wese, aba n'umwanditsi w'ibitabo, abahamagariye Cactus Publishers cyangwa se Stroke Cactus Publishers School Supplies. Nakundaga gusoma ibitabo by'abana ndi mutoya kandi nkakunda ubumenyi. Ubumenyi rero nakundaga ndi mutoya, nashatse kugira ngo musangize abandi nandika. Nkaba naratangiye Cactus yingiyi mu 2005, ariko ntabwo byaba bihagije gukoresha kwandika gusa, kuko kwandika harimo urugero rwinshi. Wowe wanditse hari n'abandi nyine bakoresha ibindi bintu. Gushushanya ntabwo ari njye ushushanya. Designinga nk'iki gitabo wabonye kiba gishaka umuntu ukoresha computer kugira ngo designing. Rero nyiri umwanditsi buri munsi hari ibikoresho byangombwa tugomba gukenera. Tuba tugomba gukoresha amakompiyuta, tugakoresha na telefone. Nkanjye kenshi hari ubwo mba ntahari, ariko telefone ya itel iramfasha cyane mu gukora akazi kanjye ka buri munsi. Ibintu byinshi ifasha: kohereza email, icya kabiri no gufotora. Reka amabwire nk'ubu iyo ushatse gukora nka TikTok, ukoresha iyi telefoni ukaba wadvertisinga cyangwa se ibintu byawe byashika ku bantu benshi. Telefoni rero iramfasha cyane ya itel. Ushobora gufotora, namara kwifotora nk'ibi bitabo mwabonye, narangiza nkabyamamaza. Ushobora gukoresha Instagram nkoresheje itel, noneho nkakoresha advert, buri wese akareba ibitabo byanjye akaba yaza kugura hano muri Cactus Publishers. Ibitabo ni byiza, abana bamenye ubumenyi, byabafasha cyane. Rero nkanjye nk'umugore ndashishikariza buri umwe wese, umugore wese, kuko Imana yaduhaye ubumenyi, dufite ubumenyi bwinshi. Tugomba gufatanya n'igihugu tukubaka u Rwanda rwiza nk'umugore n'abana bafite ubumenyi n'ubuhanga. Hano mbwira abagore bagenzi banjye bashishikariza gukora cyane. Nareba iyo dukoze twubaka igihugu, iyo dukoze abana bacu babaho neza. Ndifuza buri mugore wese kugira icyo yakora. Tujya tuvuga ngo amafaranga niyo atuma abagore bakora cyane. Oya, ubanza ugatekereza. Mu bitekerezo nibwo habamo amafaranga, noneho ugatera intambwe. Ndashishikariza buri mugore wese kugira ngo azafatanye na leta, kuko leta yaduhaye uburenganzira cyane umugore wese kugira ubwisanzure. Buri sekita umugore arahari. Buri mugore wese ndamubwira ngo urashoboye. Twifurije umunsi mwiza 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 cyane. Mugire ibihe byiza kuri uyu munsi wacu w'abagore. Twishimane.